ndoze baranyemeza neza wije bya twivugisha kandi ko nasengeraga abarwayi murabizi ariko bangenda buke nanjye twese turi abantu bandoga inyamaswa 122 amano yose nakunama nkazibura ubushagarira bukuzura umubiri wose umuriro ugahinda bitangaje ibi nkumva amaguru ashaka guturika cyangwa amanungo aturike nkumva aturitse byo byaba byiza nkahumeka banduga icyo bita inzoka y'inshagwatsi hanyuma abaje nyuma bibwira nabo nitwa Munyanza Celestine ndi umupastori naturutse hariya mu mujyi wa Kigali. Intego y'igiterane nanjye barayimenyesheje abami ba mbere cyangwa se igitabo cya mbere cy'abami igice cyaho cya 19 umurongo wa 7 aravuga ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini rugukomereye kandi bamaze kwitwibutsa n'ubundi. Hanyuma reka twongereho nanone Yesaya igice cyaho cya 60 umurongo wa mbere. Yesaya igice cya 60 umurongo wa mbere haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana ishimwe cyane. Washobora gusoma ugakomeza ukagira hepfo gato. Nkimara kumenya intego y'ikiterane nagize gutekereza kwinshi kandi ijambo ry'Imana riba rigari muri njyewe n'imirongo iba myinshi ariko ntitwayisoma kubera umwanya. Hanyuma natekereje amagambo agera kuri 4 cyangwa kuri 5 nkomeje no gusoma hariya hirya ndayibaza. Ijambo rya mbere ni ukubyuka, ariko buriya abyuka wari waryamye yari yaryamye yararyamishijwe n'iki? Ibyo rero umuntu yabikora ariko buriya bamanjije barabivuze cyangwa bazakurikiraho bazabivuga. Icyo natekereje uyu muntu barize kumubyutsa aryamishijwe n'iki? Ndetse nahise ngenda ntekereza nabo abakobwa 10 yari asinziriye nkabo kandi hari abatarasinziranye ibanga byarabagoye murabizi. Imana ishimwe ko yamugarutseho bwa kabiri. Haleluya. Cyamusinzira ko gikatugarukaho. Kubyuka ni ikindi, ubwo gusinzira ni kimwe, kubyuka ni ikindi. Kandi hari umuntu ubyutsa njya mbona abana bajya kucura ukagira ngo yanabyutsa ahubwo yakangutse bukavugana wagaruka ugasanga rugiye arasinziriye. Ariko sijye mvuze iri jambo ritambuke kigiye si cyo kwisinziriza, ntabwo ari igihe cyo kwisinziriza. Najyaga niyigisha rimwe na rimwe ukabona nk'umuntu yasinziriye mu iteraniro nkamubwira bagashaka umukangura abadiyakoni mumwihorere iminsi zamukangura, iyi si zamukangura ni ndatekereza ko atari igihe cyo kwisinziriza. Ntarakomeza muri ayo magambo mbabwira ini natekereje nicaye hariya navuze ntariko yaba abantu bari bakibasha kumva neza ijwi ry'Imana. Iyi ntego ni ijwi ry'Imana, iyi ni Imana yagarutse ku bantu, irabitegura gutya pe ngo yongere ikangura abantu. Washaka yabyumva kabiri akabyumva nk'ijwi ry'Imana rivugiye kuri uyu musozi. Sinjye bayiteguye Imana ibaho umugisha. Irindi jambo ni ukurya.
ibyo nabyo mudamu wanjye ntitujya tuvugana nabi, imyaka 40 n'ingahe irashize, ariko hari akantu nabonye atankundaho, ikintu cyitwa kurya. Ashyiraho byinshi nkamukoma ntitekere atututu ubuse natekeye iki, ubuse mbese hari abantu barya bakarya nabi kandi bitabuze. N'abayora bigatakara, bayipfusha bigatakara kandi bihenze nk'iki gihe. Ibyo tubirekeye byakumvwa n'ushaka kumva. Ushatse wabyuka ukarya, kandi ukarya ugahaga, kubera ko ijambo riri ngo nkurikijeho urugendo rudukomereye. Ubu ni mu mperuka, ntabwo umuntu yavuga yahuranyije, yaba yabuze ubwenge, kandi nta muntu winiga. Uramenye singiye kwiniga, ariko abenshi tuziranye aha narahagenze, ariko ni vuba burya nabwo naje nkererewe. Ariko hari ibyo twavuze kera, hari ibyo twahanuye kera, hari ibyo twatungaga urutoki bene byo batatureba, ariko ubu ni ukuzigara. Ariko umuhanga wo kumva urugendo ruradukomereye, rurimo ibintu byinshi. Reka sinaherukaga ahangaha, maze imyaka 3 ndwaye bikomeye. Apara bya bindi twajyaga twinihisha twirwaza rakaraka ngo mutwe w'uruhande rumwe, ako kantu kangana urwara. Kandi byose bikozwe n'isi. Sipiyani yarawe yaransuye, yarabizi. Kuva mu cyuma nkagera muri salo byagombaga abagabo, ubu ndimo ndiga kugenda. Barandoze baranyemeza neza, buryo bya twivugisha. Kandi uko nasengeraga abarwayi murabizi, ariko bangenda buke nanjye buke, twese turi abantu. Bandoga inyamaswa 122. Amazina Imana irasobanura, reka mvugemo nk'eshanu cyangwa zigarukire hapo. Icya mbere zari intozi zikanduma amano yose, nakunama nkazibura, ubushagarira bukuzura umubiri wose, umuriro ugahinda bitangaje. Ibi nkumva amaguru ashaka guturika cyangwa amano ngaturike, nkumva aturitse byo byaba byiza nkahumeka. Banduga icyo bita inzoka y'insharwatsi, karuma nkagira ngo ahirumye akaguruka barabaye. Hakaba ibindi bisharura ngo zari inzara z'inkurakura n'ibyo byose. Yasharura ngasharurika koko, oya ni kureba mu mugongo ugasanga imisharuru cyakuma bworo neza nk'uciye mu bisigati bikamusharura. Ariko icyanzengereje banduga icyo bita ibinyagoya bikambaba, niba hari ikizi kubaba bikambaba umubiri wose, kwa kuntu umuntu agakunga kuba bikangarukira hafi. Dufite intambara ikomeye, dufite urugendo rudukomereye. Ubwabyo izo ndwara, iyo hatabaho gusenga ngabona gurije amasengesho bayanyishyura, ntago aba hakiri uko hanjye. Ibyo ubwabyo byabyutsa umuntu agakanguka akareka kwisinziriza, kubera ko iyo hataza kubaho imbaraga z'Imana zikorera mu itorero, zikorera mu bera nanjye ngo bantabare, simampagaza ahangaha.
ubuse murabona iki? Ibirara ku iduka ryawe ku muryango ntubizi, wibyukira nahandi ibyo tubireke. Hanyuma ibijyanye byo kabyihorera, ahubwo nongere mbibutse nk'uko babirimbye Yesu ari hafi, nabyo byakangura umuntu. Yesu ari hafi, nakubutse babivuga koko, nanjye ndabivuga. Ndetse hari igihe byiye gushyuha muri 2000 iri bugere, abanyamadini twaraye kuri stade ndabyibuka. Sinza rubonobono ni yari ifite ububyutse mu gatsata hariya naho bita mu mibare, abantu bakaza hariya aho hose, abagore bakaza bakiyogoshesha ati munyogoshe umusatsi, impanda itavuga ukindiho bati ninde bikubwiye. Rimwe rimwe bakabyanga kumwogosha batereka reka akajya muri sara akabyikorera saa sita za nijoro zigeze babona nta kintu kibaye. Uwafashe ijambo aravuga ati nimushira ubwoba byari iterabwoba ry'abanyamadini, nta kibaye. Bwaciye mu gitondo bawutoragura umusatsi aho bawutaye bawusubizaho, urwagwa rusubiyeho, tumera nk'abamwaye. Ariko bitinde bitebuke Yesu azaza, kandi ibimenyetso birahari pe. Kereka utumva radiyo na televiziyo, wumva ibyo Abisiraheli na bene wabo, wumva ukurikirane burya. kandi ikintu aho bigera bikanyica gusa. Ubu noneho ni amagambo nk'abiri. Icya mbere ni ijambo ryitwa uruzi rwitwa Ufurate, ngo ruzakama kugira ngo inzira zijye iburasirazuba zitegurwe. Ubwo ni binini ntabwo ushaka kubijyamo, ariko wajya kubaza amateka nona ugasanga uruzi rwarakamye. Ko ni ukuri rwarakamye kugira ngo izo ntambara zose zibyare bya bindi. Hanyuma iri jambo rinyica ni ijambo ry'igitambo bazatamba batashye urusengero. Inka irahari, inka yabiri bazatamba. Inka simara imyaka ingahe? Ni mike. Abona Yesu ari hafi. None ngahita rero ngira impungenge by'ijambo rivuga ngo uzajya kurutaha urwo rusengero ari Antikristo, kuko azajya kwiyerekana akajya kuvuga ko ari we Mana. Ntazavuga iryo jambo itorero rikiri mu isi, abera tuzaba twaratashye. Ubusi hasigaye ikikoko. Iwacu mu Busanza abantu baganiriye kare birambabaza. Yego ntibakijijwe ariko bambabaje. Bavuze ngo hateye icyorezo, arakanyene niwe ninzoga kizamfate nibereye mu mafuri, ngo kizamfate ntumva. Mwogakizwa aho mutakijijwe. Ahubwo imitekerereze iteye abantu babona ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, aho kwezwa ahubwo bagahitamo yo kujya kwanduza. Ariko jewe rero mvuga ko ibindi mo ndabivuga kandi singira mbere ko nyuma y'ibyo navuze ntuzabishakira inyuma. Ari narababaye yewe numvisha abakristo kandi bari babimbwiye nyine, barambwira bati pastor, bati murajya hehe? Murajya he ko mwavuga ati insengero bazifunze none? Murajya he? Murajya iki ko mupfuye? Wenda nidupfa ku by'umubiri, wenda niwe ko mwabikekaga. Ubuse mwebwe ubugingo, iby'ubugingo muzabikura he? Mwe nimuzakagara namwe mu bugingo. Aho gusenga no kwinginga muri mu birori, muri mu byishimo. Uretse ko njyewe ndanabaganizaga n'abashuka, ntabwo niba rero mutegereje ko mburara, njyewe sinapfa kuburara. Njyewe Celestine kujya kwisubisha Sipiriyane saa sita zenda kugera, bava nabona badashyize ku ziko, kajya gusurira mugenzi we, abantu tuziranye najya kuhitura byone.
ibyo tubireke. Ibi byose ni amarenga, ni isiri Imana irimo gucira umugeni. Ariko biragoye, nkunda kwigisha ngira n'imfashanyigisho, ariko si imigani y'abakecuru bafite icyo mvuga. Imana iyo usenze ugashimikira yakugendereye ubona ibabaye, ibabaye ukuntu ikora abantu ku maso bakanga ntibahumuke, kandi kubakora ku maso inshuro nyinshi ni ibimenyetso. Ni ukugenda igaragaza ibimenyetso, indwara z'ibyorezo, inzara, ibishyitsi hamwe. Ubuse reba mu kwa cyenda uti mu kwa kangahe, mu kwa 10 nta n'umugondoro w'igishyimbo. Ubwo se niko byari biteye. Nubiragwa nk'irimo gucika kandi igiye gutangira. Inyagiye nka 6 kuva igihe naviriye mu rugo. Inyagira rugo nagira mu rugo gasanga nayo. Najya kuri moto kandi nagera twajya tugasanga ivumbi ririrenga. Byose aba ari ibimenyetso byo gukora ku maso ku bantu basinziriye, abenshi banisinzirije. Umugabo umwe rero ngo yari muri etaje hejuru, noneho abakozi be nka saa 6 mu kiruhuko bicara muri jaride nini, abashoferi b'ababoyi bazaridiniye benshi bapuranto n'abandi. Ariko muri iyo jaride haza kuzamo uruziramire rutari ruzwi ko ruhaba. Uruziramire rutangira kubagota ngo bafatiremo. Hanyuma shebuja hejuru muri etaje yarabibonaga ko batarubonye, ashaka uburyo yabacira isiri kugira ngo bakebuke, noneho bereke ko icyago cyabegereye. Abakire rero bagomba kuba batazi kuvuga ngo ko bakundi nyine abantu banyo, noneho aburi kintu yakora ngo, ariko ajya mu kabati nyuma muri firigo akuramo bya bindi bakire bya pome n'ibiki byose arabatera. Bya pome bibikubise iruhande, aho kugira ngo barebe aho bivuye bahita bihekenyera baririra. Pome zirarangira, imyembe irarangira, amaronja arangira, bimwe biba nyine aho muri izo nzu z'abakire. Banze kureba hejuru ngo aravuga ati sawa hano ndabigenza ne koko. Sinzi ukuntu yabonye ku ibaraza uruce rw'itafari abafundi batakuyeho, inzu yari yuzuye vuba. Atora rwa rutafari arahurutura arakubita. Uwo kikubiseho abonye ari igitafari, ariko ni ndeba tumaze sha hejuru ari ajya areba hejuru kubera urutafari. Ko murashaka iki koko? Mwarize tukareba yo igitafari kitarara. Iravuze ngo nimubona ibyo byose bibaye muzubura imitwe yanyu murarame murebe igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu kizaba kigeze. Gusenya ibintu by'Imana mu bantu no kubitesha agaciro biroroshye. Baravuga ngo niko byahoze, higa nawe ukabyemera ngo niko byahoze. Ntabwo ariko byahoze. Ibi biriho siko byahoze. Ibi ni ibimenyetso byo gukora ku maso umugeni wa Kristo. Satani yaratwibye. Kwa kundi ijambo rivuga ngo ni umwanzi wahengereye abantu basinziriye abibamo urukungu. Sinzi ukuntu yinjiye aho kutwigisha neza iyo tujya, ahubwo twigishwa iyo tuva. Isi niyo twuzuye. Ndaho ndimo ndaburana amasezerano, mfite amasezerano Mana yanjye we asohoye we. Mana ko hambwiye amataje ari he? Itaje si cyo kibazo. Ngewe naje mu rusengero ubundi shaka, kandi nta nubwo wazishakira mu rusengero, ubundi hanze niho bishoboka byihuse.
ariko urara muri etaje burya narara mu cyumba kimwe n'urara muri nuza nawe urara muri kimwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ukuntu ubu n'isi gusa yibereye muri twebwe. Nta nubwo umuntu ashaka gutekereza ko n'impanda buri buze kuvuga nimugoroba cyangwa mu rukerera, nishaka izavuga ejo cyangwa ejo bundi, icyo nzi nuko izavuga. Ariko ubu ngubu isanze turi mu biki? Sanze turi hehe? Turi mu biki? Ubu se uretse ko maze wenda iminsi ndwaye ntagenda cyane, ariko nk'umuhanuzi umuza amakuru tuba dufite ukuntu angana. Nukubona abantu bagenda, ariko umubare mwinshi iby'ubugingo biri kure. Imana ijya ikadushyira ku karubanda, twamwara abantu, bamwara abantu bakomeye. Ariko igiduhishira ikadupfuka, Imana izi kurundarunda, ikaturundarunda. Noneho byagera nk'iki gihe rero ikabwira ariko ubu mwakangutse, ariko mwakangutse mukambara imbaraga. Kanguka wambara imbaraga. Nkunda kwigisha iby'umwuka wera kandi mwancokoje we nanga kugira, ariko n'ubundi birasa n'ubundi, kuko Eliya se ko yari iby'umubiri bisanzwe, hari ab'umubiri rero bavuze ngo uzajya i Kanani y'igihugu, niba uzajya imizabibu ni imizabibu. Yena nariye numva ninaryoha cyane, irimo agasukari kenshi, kereka n'ibyo bampaye bacuruzi n'ahatariyo. Ariko naraguze numva ngiye kuba nk'umugabo umwe wabajije pasiteri, yashaka kuba umugabo yariyenzaga kandi yari mwarimu, abwira ngo ariko mushumba wajya mu ijuru tuzarya iki? Ngo tuzarya amatunda. Uko numvisha ataryohara. Undi arambwira ati nibyo amaso atigeze aba nijya amatwi atumva. Umuntu ashaka kuba ariyenza akagenda ashyira mu mubiri ibintu byose azabaza. Ariko twebwe si ibyo kurya by'umubiri, si amazi mu gacuma, ni imbaraga z'umwuka wera Imana iduhamagarira kwambara. Hanyuma igihe nigisha umwuka wera, hari undi muntu wakunda kwigisha nyine cakira iraguteturuye, bagutekeye ifiriti, bagutwaje marete. Noneho duca turaganira gushaka ibintu uvuga buriya n'ibiki koko. Aravuga ati wese ibyo uvuga n'ibiki? Atwese ibyawe by'umwuka wera bazabirya. Noneho abantu barisonze bimereye nabi, ntabwo iby'umwuka wera bazawurya. Mama ngaho ntibabwira ibyiza nawe uze vuga bazabibona wowe ibyo bagwiye baracakira buriya barabicakiye barabibonye. Ariko imbaraga z'umwuka wera ntabwo ari ukwakugira gutya, ni imbaraga z'umutima, ni imbaraga zishobora gutuma umuntu aresista mu byago. Iyi ndwara yarandiye, imiryango yacu irahaguruka baza kureba, bamwe bakajya banjyana kwa muganga byo guhinyuza, nca mu byuma n'ibindi, bakanyishyura amafaranga birananana birabura. Hanyuma b'abapagani bati rwose ntabwo wapfa gutya, tuzi Tanzania, tugende tubanze dukubitisha inkuba abantu bagukoreye ibi bintu, ntabwo ahantu uzabasa. Bati gupfuye nabi, bati ngo n'ubugugu bw'amafaranga avuga tuyashanye, ni nayo. Baramwaza, Imana irarebera avuga iti barakomwajije, ndaje nkunamura icyo nakwigishaga ndagikwigishije, none dore narahaguruka. Haleluya! Ariko izo mbaraga zihakanira Satani ntugire ngo ni imbaraga zayo. Uzi ko umuntu akurangira genda ufata igikakarubamba n'urugero n'ikirogorana ibyatsi by'Abanyarwanda bisanzwe, ujye ukandisha ku maguru ati nakandishaho wumva birazimyemo gakenge mu kanya ko bindi mwabijyanaga he ahita mbimena, namara kubimena bikagaruka bikandumagura wajya kubiraho nabimenyera nkajya nihatabaho imbaraga z'Imana bizatumagura tuzagamburura.
ubwo nawe ndimo kwerekeza, ariko hari ibindi biruma kurusha ibyo ngibyo by'umubiri, hari ibindi birimo guhiga ubugingo. Reka mbabwire torero ry'Imana, ubugingo bwacu bwaratezwe n'ikigoyi, bwaratezwe. Icyakora nongere mbatangarize ko utega umutego ikiguruka kiwureba aba yuhira ubusa. Itorero rya Kristo ririho kandi rizagumaho, ahubwo rikeneye kubyuka rikongera rikambara imbaraga rikarabagirana nko mu bihe bya kera. Yego narabivuze kandi sinibeshye. Itorero kwanza iri niryo nzi ngewe we niba bya bidini birareba. Ngewe nabwiye abantu, ngewe sindi umwadeperi uticyo, ngewe ndi umupanekoti wo muri adeperi. Bisubiremo, ngewe ndi umupanekoti wo muri adeperi. Naho niba uri umwadeperi gumana. Ubwo biravuga umunyamwuka. Iri ni itorero ry'abanyamwuka. Kuba muri umunyamubiri ni uguherekeza. Ariko ubwo icyo mvuze niki? Mvuze kuba ufite umurongo neza w'agakiza. Utanjyana muri byinshi wenda ngo mvuze abatitira, urambabarira, barabyigirisha. Wabyigirisha. Rero hatabayeho imbaraga z'umwuka wera ngo Imana imanuke irwane mu bushobozi bwayo, irwanirira abantu bayo, twaba twararuhiye ubusa, nta n'umutaru twatera ukurikije imitego itezwe muri iyi si. Ntiwarya utayiramije, ndavuga kera hazaza hambere aho. Ntiwarya utayiramije, ntiwanywa utayiramije, ibindi nawe ubyongereho. Ariko ikintu cyitwa kwizera, imbaraga z'Imana izadushoboza. Kandi Eliya turimo kuvuga, mu bantu bizeraga Eliya arimo. Kubona agenda akavuga ngo noneho abwira umwami, vana abantu mu rungabangabo ngo basenge Imana, basenge na Bayali. Vana abantu mu rungabangabo. Bayali igaragaza imbaraga zayo cyangwa Uwiteka agaragaza imbaraga ze hakoreshejwe gutwika rya bitambo. Ibyo murabizi. Kwanza munabanze, mwebwe mubanze, mutavuga ngo ndabanje biremera ngo namwe byari kwemera. Bona ati ngaho ni mubanze. Barabanza biranga, ndaga kujya muri izo nkuru murabizi. Byanze ageze twatavuga, mutavuga ngo nari nawuhishemo mbere, ngo muriro wenda ngo nawuhishe. Nono ngaho nimusukemo amazi murengeze. Barasuka bararengeza. Eliya nubwo ntari mari ndabikeka, ahita yigendera. Aravuga ati Mana, ngo nyine ngushyirishijemo, wirwarize ugaragaza ubumana bwawe. Avuze ko ushobora byose, ngo nibitaka ubwo bazajya bakubangikanya. Oh haleluya! Mana iravuga itereka. Ntabwo nakwemera ko mwara. Ubusa nibwo izamwara muri iki gihe, niko mwibwira. Kare. Rebesha. Nimureke tubiterure tubiharire. Haleluya! Ubundi murebe amahindura y'Imana. Yongera igaruke ku itorero ubwa kabiri. Imana ishimwe. Kanza ndebe no kwisaha nabura ubwenge. Natira cyahari nyinshi. Ubu mu by'ukuri turetse kwirarira, isi irimo iratubaza ngo Imana yanyu irihe? Ubu ntawe utabikubaza. Kandi koko n'akuntu abantu barimo gusenga n'abampa ibyifuzo, ariko Mana mbese Imana bayigaye, bayishyizeho umugayo, ibintu byose babigeretseho.
bavuze ko bambwiye ngo uzampa ngo urugo ngo uzaruma narashaje, bavuze ngo uzampa ibiryo se uzamenye yarakutse, bavuze ngo uzampa urubanza rwabaye urubanza. Ngewe ngomba kongera nkikangura ibyo kwisinziriza nkabyihorera. Kandi burya umuntu apfa yumva sinarwaye se ujya no hano urajya ukarwaye, umuntu apfa yumva. Ubu rero umuntu ku giti cye apana iby'amadini, ntawarubara ibyarwo ntiwamenya iherezo ryabyo. Umuntu ku giti cye ukwiye gukanguka wowe wenyine n'ubugingo bwawe ntawe urebeyeho. Twagize amahirwe twize neza, twize neza abenshi, twize ubugingo neza icyo ari cyo. Biriya abantu turabahisha, ndavuga ibyaha turabahisha, ariko Imana ntabwo twahisha. Umwisirayeli yigeze kutwigisha, umwisirayeli umwe yaje hariya mu mujyi aratwigisha atubwira ngo Yesu naza ngo abantu bibaza ngo ukuntu naza guca urubanza ngo nta bintu byinshi, ntabwo muzajya muvugana ngo wongere umusubize ngo yango habyari impamvu, ngo azajya yinukiriza ati ibumoso iburyo nta bindi, nta bagabo bo gushinja, nta aya rero umuntu udakaraba ari ubwe nawe arinukira batagombye kumubwira ko mwaretse ariko rwose ko umuntu namuvuga nitonze kandi suko nari meze ubundi kuko mwaretse kuko njye nabwiye abantu niko tugiye gupfa nk'abakafiri, abantu batigeze bamenya Imana, batamenye Kristo kweli. Ariko uziko birivuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari Imana yonyine, bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu. Egara ubugingo buhoraho. Abantu twamenye Imana neza rurema itiyitiranye, tukamenya na Kristo imbabazi, dupfuye dute koko? Noneho rero nitugumya kwisinziriza, imbaraga z'Imana ntizidukoreremo, Satani ashobora kutugenza uko ashaka bikemeje. Ariko niba abaho imbaraga z'Imana ntibizamworohera, kuko amezi rero amaye yo gupfa byaramurenganye, imyaka iramurengana, n'ubu dore turacyariho na bugingo n'ubu. Kindi buriya itorero muri rusange ikintu cyaritabara n'imbaraga z'Umwuka Wera zarikoreramo. Ubu Satani yaradupinze, ariko nagira ngo mbabwire ko Yesu agiye kudupingura akoresheje imbaraga z'Umwuka Wera. Umuntu yagiye gusaba serivisi ahantu, n'umwana wabaga hariya mu rubonobono, reka ne kuvuga izina, ajya gusaba serivisi asanga barakinze, kandi yari serivisi rwose imufitiye umumaro. Iryo joro uwo munsi yabipfa yari kuba yononye ibintu byinshi cyane. Hanyuma abona rero umubosi imodoka igeze hariya kuri kaburimbo irimo yashaka kwinjira mu muhanda, arirukanka ayihagarara imbere, ariko ubundi kirazira. Nkubwiye n'uwo muntu ntabwo wamuhagarara imbere gutyo, agira ati imodoka arayitangira, fungura ibara ati niki, ndati boss tari ibintu nje kureba none wakinze kandi niwe wagomba kubimpa. Ndavuga ati uri muzima cyane. Noneho umuhungu arimo arunguruka mu modoka avugana na boss, aramubwira ati ariko boss wimbwira nabi, uramutse usuye ukampa ibintu nshaka nakubwirira Imana yanjye icyo kibyimba kiri hejuru y'impyiko y'ibumoso ikakigukuriraho. Nawe umuntu amaze iminsi aciye mu cyuma bambwiye ko afite ikibyimba ku mpyiko y'ibumoso. Boss aramubwira ati urimo urakireba? Ati icyo ndimo ndakireba hejuru ndakirebara. Utekereza ko atasuye akabimuha? Amba budaherekejwe n'ikintu, ibintu ntabwo bituramira
isi zadusuzuma. Yewe imbaraga, ririmba imbaraga, natwe imbaraga, hariya imbaraga, namwe imbaraga, ngo nanjye imbaraga, nawe. Twagiye mu bintu dukina, tujya guhangana na Satani mu isi ye, tuzagenda tuzaguruka nka bwo mwawe mubivuga, ariko none araza akagukubita ishoti ateguruka ndebe, ukareba ugasanga ineza isi igasiga ugusuzuguye ikigendera. Ariko reka mbahumurize kandi nsoze, igihe Satani yibaga ibintu bya Yubu atwara bya bindi byose, burya Imana ntiyari yicaye, nayo yari igenda yegeranya inkunga zo kuzatera Yubu hanyuma y'ibyo. Haleluya! Ubu ntimugire ngo Imana yacu iricaye, irimo irarundarunda imbaraga z'igitangaza, kandi mujya ngo ndimo ndivugira. Uzabaze, ntabwo ari uko itorero rizasoza. Oh haleluya! Ntabwo ari uko itorero rizasoza, ntabwo rizasoreza mu gasuzuguro. Abami bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, babyuke baje kureba kurabagirana kwabyo. Haleluya! Ikibura kwari ukongera kubimenya twebwe, habeho gukanguka, habeho gusenga, tutagiye kanyarana kizabonwa. Kanyarana yewe Mana yanjye sinzabona biza hirya hariya, ndavunika wenda pfa we harambona nisaziye, abwira ngo twaturi umwe duhinire hafi bakana ngo mpaka tugiye ngo hejuru iriya. Biriya ntibigikora, biriya ntibikiriho, biriya byabaye bitoya. Ariko kanyarira imbere y'igitanda cyangira hari cyangwa kizabonwa, kandi no kuri kw'Imana tugize tukajya nk'umugambi nk'ijoro rimwe twese tugana gutya tukarara dupfukanye imbere y'igitanda, umukundu iryo joro ryari ikintu. Ariko twibereye mu bindi kandi amarenga abera. Reka ndekera aha ngaha dusenge. Ujya umwana w'ubugingo, reka mbabwire, Bibiliya avuga ngo ab'Imana bumva ijwi ryayo, ivuze barumva. Umuntu w'Imana byonyine intego y'iki giterane yamukora ku mutima, akavuga ati ariko ubu ndisinziriza mu biki, n'aya marenga yose arimo kugenda agaragara ndi mu biki, agakanguka, agasaba imbaraga zo kunesha ibyamuneshaga, agasaba imbaraga zamwamuraho imbaraga mbi ziriho ubu ngubu, agasaba imbaraga zo kurwana muri iyi minsi izaza. Ngewe inyitereye impungenge, ntavuga ubwoba mukansomera mu byahishuwe mu banyabwoba, ni impungenge. Iminsi nteye impungenge pe, kandi ngewe izintere mfite amakuru, nyamara nta hantu arayabahaye. Mana, tugeze mu cyerekezo kibi, tugeze aho tugunze urukuta rukomeye, tugeze mu munyerere, tugeze mu ikorosi izakatwa n'umuhanga. Ubugingo abantu bakazabutakaza bikinira, bagira ngo barakina, bagumya kwihisha amahoro ngo Imana ngo kameme. Imana ntigira kameme. Tujye gusenga. Ubu se ugira ngo ndanihanisha, turakihanisha se? Ubu niko bibwira. Reka turabwira abo ubugingo bafite ubugingo, murwane ku bugingo bwanyu. Amavuna turavuna ngo tubajyane hehe? Kera ugahamagara ngo tukabanza tukabaririmbira akabona guhaguruka. Ntawe wakuririmbira ntiwabatijwe.
kiza ubugingo bwawe, utabara ubugingo bwawe. Natwe twabigiyemo kera, turimo turasaba imbaraga bundi bushya, twinginga Imana ngo yongere tugarukeho. Nimuhaguruke dusenge Imana yongere tugarukeho. Reka nsabe hariya pasiteri yigire hinaze, hanyuma adusabire nawe yisabira, twese turi ku rugamba. Reka dusenge Imana kandi twongere tubyuke turye, twongere tubyuke turye, urugendo rurakomeye. Data wa twese uri mu ijuru, nyir'icyubahiro, ndagushimye kubw'ijambo ryawe rigeze ku bwoko bwawe. Ndagushimye kuko uduhanuriye muri ubu buryo. Ndagushimye kuko ukoze imirimo n'ibitangaza mu itorero. Ndagushimye kuko wigaragaza uko bikwiriye mu gihe nk'iki. Uri Imana ihoraho, nyir'icyubahiro, umwami w'amahanga. Ndakwinginga kugira ngo ubwoko bwawe ubugaruze inshyimbo yawe, kandi ugaburire abantu bawe barya bahage. Koko Data urabizi ko uru rugendo ruri imbere rukomeye kurusha urwatambutse. Ndakwinginga kugira ngo imbaraga zawe ziva ahera zigaragarize mu bwoko bwawe, kandi zikora imirimo n'ibitangaza. Abantu babona ubugingo, kandi babona ubugingo, kandi babona ubugingo bwinshi. Haleluya. Ndakwinginga kugira ngo imbaraga zawe zigaragaze, kandi abantu bawe bahembuke. Uwiteka nyir'icyubahiro, wongere ubaremere ibishya, babone ubwiza bwawe mu bihe birushya. Kandi Uwiteka, aho urugamba rukomeye aba ariho wigaragaza. Mpamagaye umwuka wawe wera, kuko niwe uba ufite ubushobozi, niwe utegeka kandi niwe uhindura, niwe uzana ubugingo, niwe urema. Uwiteka nyir'icyubahiro, Data wa twese, aho ibigeragezo biri ariho havuka imbaraga. Uri Imana ihoraho, kuko uri Imana ifite ubushobozi. Nta wa muntu wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Iteka ryose wamye uri Imana, kandi uzahora uri Imana. Uri Imana ishobora byose. Ndakwinginga kuko itorero ari iryawe, riri mu biganza byawe, kandi ubwoko bwawe bukaba buri mu biganza byawe. Umwuka wawe wera yongere agaragare, kandi ibihe bya kera byongere bihaguruke. Uwiteka nyir'icyubahiro, wongere wigaragaze